bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi tuyitangiranye na Celine, ni umukobwa mwiza w'umukire rwose ufite amafaranga menshi. Ni mu masaha rero y'igitondo, ari gusohoka mu nzu we rwose ahantu aba heza cyane, ubona ko rwose hakeye. Ari kwerekeza rero ku modoka kugira ngo ajye ku kazi. Abakigera iruhande rw'imodoka rero maze agahita yumva telefone ye irasonnye, arareba agahita asanga ni Louise. Louise rero ni umukobwa w'inshuti ye cyane, ahita yitaba telefone maze Louise akamubwira atumva ati Celine, ati ni sare kutarava mu rugo. Celine ati kubera iki se? Ati ntabwo ndahava ariko negereye imodoka rwose urabona ko ngiye kwinjiramo ngo ngende. Louise ati ahwi, ati Imana ishimwe ni ukuri, ati stress zari zigiye kunyica, ati imodoka yanjye yamfiriyeho mu nzira none rwose nari nabuze uko ngenda, ati ubwo rero ndakwizeye rwose hita unyuraho maze unjyane ku kazi. Celine abitekerezaho gatoya maze agahita amubwira ati nta kibazo ariko nizere ko nsanga uhagaze ku muhanda kubera ko ntabwo nagutegereza n'isegonda rimwe, nta mwanya rwose mfite narangije gukerererwa. Louise ahita amubwira ati ibyo si byo nsaba rwose uransanga ku muhanda nta kibazo. Celine rero ahita ahamagara umushoferi we maze agahita amubwira ubwoko bw'imodoka ashaka kugendamo muri icyo gitondo, dore ko aba afite n'imodoka nyinshi rwose zitandukanye. Gusa uyu mushoferi arabanza akamubaza ati none se, ati mabuja, ati koko ni iriya modoka uhisemo? Undi ati njyewe se uramvuguruza ibyo ntari bimaze kuvuga, gira vuba ahubwo tugende. Umushoferi ahita yegera imodoka maze agafungurira umuryango, Celine akinjira akicara, bagahita bagenda bakajya gufata Louise. Bamara kumufata rero bakagenda bakora rwose urugendo rutoya, imodoka igatangira kuzana ibibazo. Bumva rero bikabije maze imodoka rwose ikanga kugenda, bahita bagerageza bakayishyira ku ruhande kugira ngo barebe rwose ikibazo iyi modoka yaba igize. Hakurya y'umuhanda rero haba hari Gustave, ni umusore uba wambaye neza rwose byiyubashye, gusa nawe aba ahagaze ubona areba hirya no hino, ubona rwose afite stress. Areba hakurya y'umuhanda rero agahita abona aba bakobwa baba bari kuva mu modoka, ari nako kandi bayifungura bareba ikibazo yaba yagize. Gusa uyu mushoferi witwaye nawe rwose biba byamuyobeye ibyo ari byo. Gustave rero ahita yambuka abasanga maze akababaza ati bigenze bite? Bati imodoka idupfiriyeho none rwose tuyobewe uko bigenze. Gustave ati none se nabafasha nkabarebera ariko namwe mukaza kumpa lift kugira ngo ngere aho ngiye ku gihe, kuko rwose ubu ngubu ntangiye gukerererwa, ndamutse rero mutampaye lift rwose nakerererwa kubera ko bisi zitinda mu nzira. Celine yahise amubwira ati dufashe nta kibazo turagutwara. Louise nawe ahita amwegera ati ni ukuri waba utugiriye neza, ati ibyo dusabye biroroshye cyane turabikora ntugire ikibazo. Gustave rero yahise ajya muri iyi modoka arareba atangira gufungura ahantu hose, mu minota rwose mike yari amaze kubona ikibazo maze arayikora. Arangije arababwira ati ubu byatunganye, ati wajyamo rero ukayatsa ukareba uko bigenda. Celine yahise ajya mu modoka kugira ngo abe ari we ugerageza arebe uko bimeze. Arayatsa rero maze agahita abona iratse, gusa hagati aho ngaho kubera ukuntu aba agira umujinya kandi akora ibintu ahubutse, aba yarangije kubwira umushoferi ati wowe rwose genda ndakwirukanye, ni gute utwara imodoka igapfira mu nzira? Aba yarangije kumwirukanira aho ngaho imodoka iba yari ihagaze. Gustave rero ahita yegera imodoka kugira ngo yinjire bamutware, ariko siko bigenda kubera ko Celine ahita akora mu isakoshi maze agafata amafaranga agahita ayahereza Gustave akamubwira ati genda utege bisi. Gustave ati ariko ni ukuri ntabwo nari nkeneye amafaranga, ahubwo nifuzaga ko mwampa lift kubera ko narangije gukerererwa ahantu nari ngiye kandi rwose byari iby'ingenzi kuri jyewe.
Celine ahita amubwira ati ntabwo byashoboka, ntabwo rwose wanyinjirira mu modoka, genda utege bisi nutayitega ubyihorere. Louise abwira Celine ati ariko ni ukuri Celine nawe ujya wumvikana, ntabwo ari ibi twavuganye, twarangije kumwemerera ko turi bumuhe lift kandi atumazeho iminota myinshi ari kudukorera iyi modoka, ubu se koko urumva utaba umuhemukiye? Ni ukuri nawe shyira mu gaciro ibintu waba umukoreye ntabwo ari byo. Celine ahita amubwira ati urinjira mu modoka se cyangwa nigendere? Louise rero mu gihe aba akirijinganya, Celine ahita yinjira mu modoka maze akayatsa akigendera. Ubwo Louise asigara aho ngaho maze agasigarana na Gustave. Louise abwira Gustave ati hangane, ni ukuri rwose birambabaje, iyo njya kubimenya simba nagutereye umwanya mba nanakubwiye ukigendera, gusa ihangane ni ukuri. Gustave ati nta kibazo. Celine rero agera ku kazi maze akicara muri biro agatangira kugenda ahamagara abantu b'ingenzi aba agomba kuvugana nabo muri icyo gitondo. Ajya kumva rero imbere ya biro ye urusaku ni rwinshi. Umusekreteri wari kubwira umuntu ati oya ntabwo uri bwinjire, ntabwo rwose wamubona. Uyu muntu baba bari kubwira nabo bari kuvuga ati hoya ngomba kuvugana n'umuyobozi wanyu, ibi bintu ntabwo bishoboka rwose, ibi ni akarengane, gukerererwa iminota 2 gusa bigatuma mumfungira na sinkora ikizami, ntabwo rwose byavamo, nimumpuze n'umuyobozi maze mwisabire rwose ko yambabarira, nubwo gukererwa ari ugukererwa ariko ibi bintu ntabwo byari bikabije ku buryo mwambuza kwikorera ikizami. Uyu musore rero ahita yinjira rwose ku ngufu, maze sekreteri nawe akamwinjira inyuma, ahita abwira Celine ati bosi atumbabarire rwose, uyu muntu nagerageje kumubuza kwinjira ariko yanze arananira, none dore arinze yinjira no ku ngufu. Celine abakireba akabona ni Gustave ahita yikanga maze akamera nk'uri kumuhunga kuko rwose ubona ameze nk'ubonye igini. Gustave nawe abakimukubita amaso agahita amubwira ati ni wowe, maze Gustave ugahita ubona rwose abuze icyo avuga, ni nkaho aba abonye ko noneho aho yinjiye rwose atari buhikure. Gusa nanone ahita afatwa n'umujinya maze akamubwira ati ni wowe kandi nsanze aha ngaha. Celine ati ubundi se wowe bimeze bite? Gustave ati tekereza ko nkererewe iminota 2 gusa maze bakambuza kwinjirira mu kizami. Celine ati nyine wakererewe, ati none ko wakererewe wagira ngo bigende bite? Gustave n'umujinya mwinshi ati ariko rwose bosi nawe wowe se si wowe uzi uko byagenze, ubu ngubu ko nakererewe iminota 2 gusa, tekereza iminota yose namaze ngukorera imodoka, ubu koko iyo mba naje simba narangije kugera hano, ni wowe wabiteye byose kandi unanyima lift, kandi aka kazi rwose nari ngakeneye, none ntabwo rwose ndi busubireyo, ugomba kureba uko ungenza maze ukampa akazi. Celine ahita amureba maze akamubaza ati none se ubundi uzi gutwara imodoka? Gustave ati yego ndabizi. Celine ati uyu munsi mu gitondo rero ndukanye umushoferi wanjye, ubwo nta kibazo naguha rwose akazi. Gustave ati hoya njye ntabwo ndi umushoferi, njyewe nize finance, ubwo rero n'ubundi niwo mwanya nari nje gukora ikizami. Celine utaba ufite amagambo menshi yo kuvuga ahita afata karite ye maze akayihereza uyu musore akamubwira atumva musore we ati akira nimero yanjye kandi ufite iminsi 2 yo kubitekerezaho, ubwo nubwo utarampamagara nzamenya ko akazi ntabwo ushaka, nzahita nkihera abandi. Gustave rero nta mahitamo aba afite, afata iyi karite maze Celine agatamubwira ati nsohokera muri biro, ihute genda sohoka. Gustave rero ahita asohoka maze agataha. Abakigera mu rugo rero agasanga umushuti we n'ubundi baba basanzwe babana ari mu rugo, ahita amubaza ati none se mbwira rero, ati ku kazi se bigenze bite, ati akazi urakabonye? Gustave ati nkabona se ahubwo ikizami cyo naba nagikoze nibura? Umushuti we ati none se byakugendekeye bite kandi ko wazindutse cyane ugiye gukora ikizami, wagezeyo se usanga ntabwo cyabaye? Gustave atubonye yaba ari byo
ko nibura nari kuba ngifite n'amahirwe y'uko igihe kizongera kubera nzagikora. Ati ntabwo ari uko byagenze. Ati umva nawe ibintu byambayeho. Ati burya navuye aha rwose nihuta maze njya ku muhanda ntegereje ko nabona imodoka. Ati nagiye kubona mbona hakurya yanjye hari abakobwa imodoka yari yapfiriyeho, ubona babuze icyo bakora n'icyo bareka kandi nabo bose bari bafite stress, maze mpita nigira inama yo kujya kubareba. Nageze rero mbasaba ko nabafasha ariko imodoka yamara gukora bakaba bampa lift bakangeza aho nari ngiye. Babinyemereye rero maze ndayikora, ariko namaze kuyikora uwo mukobwa nyiri imodoka yamaze kwisubira, maze ahita ampa amafaranga ambwira ko rwose ntashobora kumwinjirira mu modoka. Ati rero ikintu gitangaje ni kimwe, ni uko nageze aho nagombaga kujya ngasanga nakerewe iminota 2 maze Human Resource akambuza kwinjira. Ati rero numvise bidashoboka maze rwose nsaba ko ngomba kubonana n'umuyobozi kugira ngo musobanurire ibyambayeho, numvaga nibura we yanyumva. Naje gutungurwa rero ubwo ninjiraga maze nsanga wa mukobwa nakoreraga imodoka wanantaye ku muhanda niwe bosi. Ati gusa nawe ntiyigeze antega amatwi ngo yumve, yahise ambwira ko akazi yambonera gusa ari ako kuba umushoferi maze nkajya mutwara. Ati ngaho ndeba njyewe Gustave rero njye kuba umushoferi, umuntu mfite masters muri finance ngenda njya kumubera umushoferi. Ati ibyo bintu ntabwo rwose byakwemera. Umushuti we rero bari kumubwira ati hangane ndi ukuri ndumva ibintu byakubayeho uyu munsi byose bitangaje. Gustave ati byihorere, ati ibintu nabonye uyu munsi ntabwo bibaho. Umushuti wa Gustave akomeza amubwira ati ariko se ubundi kubera icyo utagerageza? Gustave ati wowe ntabwo usa umukobwa nahuye nawe. Ati ndakubwiza ukuri ni umugome ku buryo utabyumva. Ati nta mutima agira, ntutekereze ko ari umuntu, nta umuntu namba afite. Ati ntakubeshye no gukorana nawe ubwabyo byaba rwose ari ikibazo. Ati rero ntabwo rwose nagerageza. Ati nuko wowe utigeze ubaho mu gihe nabayeho. Ati ndakubwira iminota namaranye n'uriya mukobwa niyo minota ya mbere mibi mu buzima bwanjye. Ati ntabwo wowe wabyumva, nibwo bwa mbere mpuye n'umukobwa utagira umutima bigeze hariya. Mu masaha y'umugoroba rero Celine arangiza akazi maze agataha, abakigera mu rugo agahita yicara muri salo agafata telefone maze agahamagara sheri we, ahita amubwira ati ariko se ubu nta nubwo ujya wibuka kumpamagara? Urabona amasaha yose umaze utampamagara kuva ejo nimugoroba utamvugisha. Sheri we ati mbabarira rwose nari ndi busy. Ati uzi ko nari ndi kugurira ibintu mama wanjye yari akeneye. Ati rero nta mwanya namba nari mfite. Celine aseka ati uravuze ngo mama wawe? Ati ubwo se mama wawe aranduta? Ati uba wamundutishije? Sheri we ati ariko rwose reka kugereranya. Ati yaba mama wawe ndetse yaba na mama wanjye bose bafite umwanya kandi ungana mu mutima wanjye. Ati ubwo rero wikwirirwa rwose ugereranya. Celine ahita abwira sheri we ati umva rero nkubwire, ufite iminota 20 yo kuba ungezeho. Sheri we ati ariko ndahano kure ntabwo byashoboka. Celine ati umva ndavuze ngo noneho bishoboke, nakuguriye imodoka kandi uzi gutwara. Ndavuze rero ngo mu minota 20 uba ungezeho kandi nurenzaho n'isegonda rimwe ibintu ndi bugukorere ntabwo rwose wabyishimira. Ahita akupa telefone kubera ko nta rindi jambo riturutse kuri uyu musore aba agitegereje. Amara gukupa rero maze murumuna we agahita amubaza ati ariko se mukuru wanjye ko mbona none ufite stress zidasanzwe, waba ufite ikibazo? Ati hari icyo nagufasha se? Celine ati icyo nkeneye ntabwo rwose wabasha kukinkorera, ubwo rero ndeka ntacyo wamfasha. Ahita ajya mu cyumba maze akajya muri dushe akambara imyenda y'ijoro. Nyuma rero y'iminota mikeya ku rugi umuntu ahita akomanga maze murumuna wa Celine atinjira. Ahita abona ari sheri wa mukuru we winjiye. Ati umeze ute se? Uyu musore ati Celine se ko yarambwiye ko ankeneye kano kanya yaba ahari? Murumuna we ati agutegerereje mu cyumba, nta kibazo komeza umusangeyo.
uyu musore aba agikomanga ku rugi rwa Celine maze Celine ati njira, arakimukubita amaso ati ntureba se, ati nizere ko ibi biguhaye rwose urugero rwiza rw'uko gushaka ari ugushobora, ati ubuse urabona utahageze kandi mu minota twavuganye. Celine ahita yinjira mu buriri maze agatangira kwiyorosa. Uyu musore we rero aguma ahagaze maze Celine ati kandi se wowe utegereje iki? Kuramo imyenda nyine uzimye itara maze uze, dufite akazi kandi gakomeye ko gukora muri iri joro. Uyu musore rero ahita atangira gukuramo maze akinjira mu buriri. Gustave we rero we ajya kuryama maze akagera ku buriri agatangira agatekereza ibitekerezo bikamurenga, gusa aba akiri mu bitekerezo maze telefone ye ikaba irasonnye, aritaba agasanga ni mushiki we, ahita amubaza ati ko umpamagaye amasaha ni amahoro? Mushiki we ati nta mahoro ntayo, ati mama yarembye Kirisa n'ubundi yongeye kumufata, ati noneho kandi muganga wari usanzwe amukurikirana yavuze ko adashobora kumuvura igihe cyose tutaratanga amafaranga yose akenewe. Gustave ahita amubwira ati ndakwinginze ita kuri mama neza, ejo mu gitondo ndabyuka rwose nshaka icyo gukora maze tumushakire amafaranga yose twari tumugezemo, dore ko yari amaze no kuba menshi. Wowe rero wihangayika, mwiteho neza humura, ejo nzabikemura. Araryama rero maze mu gitondo akabyuka akambara akitegura neza akicara mu ntebe gatoya. Mushuti we rero nawe ahita asohoka mu cyumba agiye ku kazi maze agahita amubwira ati ko niba se kandi wambaye ugiye hehe? Gustave ati ngiye gutangira ka kazi, ati nta yandi mahitamo mfite ahubwo Imana imbabarire nsanga wa mukobwa atarisubiye. Uyu musore ahita abaza Gustave ati bigenze bite se kandi kugira ngo wemere kariya kazi ko rwose ntako washakaga? Gustave ati mama ararwaye, afite ikibazo cya diyabete kandi ikomeye, bagomba rero kumutera inshinge inshuro nyinshi, ati umuganga rero wamwitagaho ubu rwose ntakimwitayeho kubera ukuntu tumugezaho amafaranga menshi, kandi nawe urabizi ukuntu iriya ndwara ari mbi, biba bisaba ko byanze bikunze iba igomba kuvurwa bagomba kuba yabonye imiti. Ati rero nta yandi mahitamo mfite kano kanya. Uyu mushuti we atamubwira ati none se kubera icyo utabimbwiye? Gustave atumva ni ukuri narakuguye bihagije, ntabwo rwose nari kubikubwira. Ati tekereza byonyine warancumbikiye, reba ibibazo byanjye byose wagiye ukemura, ibyo birahagije ku buryo numvaga ntakeneye kukongerera kandi umutwaro. Ati nanjye ngomba rwose gushaka icyo gukora, ati rero niyo mpamvu mfashe icyemezo cyo guhamagara uriya mukobwa kugira ngo njye gukora kariya kazi, ati yenda ndamutse ngatangiye namwinginga nkareba ko yampa avance maze ngakemura ibibazo byanjye byose by'ibanze. Uyu mushuti wa Gustave rero atamubajije ahita amwohereza amafaranga kuri telefone maze Gustave akumva message ahirareba rero agahita asanga uyu mushuti bamwoherereje amafaranga. Gustave ahita amubwira ati ni ukuri ntabwo nashakaga ko wivuna bingana gutya. Uyu mushuti aramubwira ati ariko tumeze nk'abavandimwe, ita kuri mama wawe abanza akire neza, nta kibazo rwose uzaba unyishyura. Gustave ati amafaranga nzahembwa bwa mbere nzakwishyura kuko rwose waramfashije bihagije. Mushuti we atamubwira ati ariko ndumva rwose udakwiye kujya kuri aka kazi k'ubushoferi, atari kuza gufata diplome yawe ya masters ufite maze ukayijyana gutwara imodoka. Gustave ati yego ndabyumva rwose biragayitse, ariko nanone nta mahitamo mfite, sinakomeza kwicara kuko noneho nicaye nta nubwo naba nizeye ko hari ikintu na kimwe nzinjiza ku kwezi. Mushuti we ahita ahaguruka yihuta amubwira ati nibutse ko mfite inama ntangiye gukerererwa, reka ngende ubwo nta kibazo turaza kuvugana ku mugoroba. Gustave turakoze cyane, nta nubwo nzigera ntuza rwose kugushimira. Gustave ahita ahamagara Celine ati ni wa musore wemereye akazi k'ubushoferi? Ati rwose nari nabyemeye. Celine ati uzatangira ryari? Gustave ati ndaje nonaha. Celine ati banguka. Gustave rero ahita aza akinjira muri biro ya Celine, arinjira maze agafata ku ntebe ibiri imbere ya Celine nk'abakiriya be bicaraho. Celine agahita amubwira atumva mvanira iyo myanda yawe y'intoki ku ntebe. Gustave ahita akuraho intoki maze Celine ati uzajya rero utangira akazi saa 11 za mu gitondo ukore iminsi 5 mu cyumweru.
ati kandi bibaye ngombwa rimwe na rimwe no kuwa gatandatu wakora, uzajya uhembwa ibihumbi 100. Ikindi kandi ntabwo wemerewe gukerererwa habe n'isegonda na rimwe. Ati se ubundi uri mariye cyangwa uri célibataire? Gustave ati ndi célibataire. Ati none utuye hafi hano muri iyi quartier cyangwa ni kure? Undi ati ni kureho gatoya ariko nta kibazo nzajya nzinduka. Celine ati umushoferi wanjye rero wa mbere yararaga muri sari wanjye, niba nawe wumva ntacyo bigutwaye waza ukajya uharara. Uzajya uharara? Gustave ati hoya gusa murakoze, nzajya ntaha iwanjye ubwo nzajya ngerageza nzinduke. Celine ati wibuka ko rwose kurenzaho isegonda imwe ni ukukwirukana, ntabwo nshaka ko na rimwe uzambwira ngo kubera ambuteyage wakererewe, ibyo ntabwo bajya babimbwira sinjya nanabyumva. Gustave ati yego nabyumvise. Celine ati genda rero jya gutangira akazi, sohoka. Umunsi wa mbere w'akazi rero Celine ataha saa 6 zuzuye z'ijoro. Bagera mu rugo maze agahita abaza Gustave ati ubuse ko bwije cyane ntabwo warara hano aho kugira ngo urare ugenda ijoro? Gustave ati hoya nta kibazo ndataha. Celine ati ibyo ntacyo bimbwiye, icyo mpfa gusa nuko utari bukerererwe mu gitondo kubera ko ntabwo ibintu byitwa gukerererwa byo rwose simba nshaka kubyumva mu matwi yanjye. Gustave yahise asohoka rero maze arataha. Celine yinjiye mu nzu yinjira rero ahamagara sheri we yari yahamusize mu gitondo kuko bari banararanye. Ati sheri urihe? Akumva nta muntu umwitaba. Yageze mu cyumba abura nta muntu uhari, aramushaka hose mu madushe ariko aramubura. Yahise agenda ajya gukangura murumuna we ati wambwira sheri wanjye wigeze umubona? Murumuna we rero wari uvuye no mu bitotsi ari kwinanura. Ati urebye mperuka kumubona mu gitondo. Ati ndumva aribwo bwa nyuma namubonye, sinongeye rwose kumukubita amaso. Celine ati okay. Ati nta kibazo. Murumuna ati se ufite ikibazo ko mbona utameze neza? Celine ati hoya nta kibazo mfite. Ahita agenda rero akajya mu cyumba maze akabura amahoro. Uyu mukobwa rero Celine aba afite akarwara kabi cyane rwose, kabi, kubera ko ntabwo aba ashobora gusinzira igihe cyose atamaze gukora gahunda. Ni ukuvuga kugira ngo asinzire biba bisaba ko rwose aba yabonanye n'umusore, naho ubundi atari ibyo ntabwo aryama. Ubwo rero stress zitazimwica kuko noneho ababona ko rwose abuze uwo bari burarane. Abura icyo akora, akabura icyo afata, akabura n'icyo areka, maze agafata telefone agahamagara Gustave. Amuhamagara rero ari kudidimanga. Ati none se uri hehe? Gustave ati ndi mu rugo, nari ndi gukuramo imyenda kugira ngo njye muri dushe ubundi mfate ibyo kurya ndyame. Celine ati ubuse noneho, ati ubuse washobora se, none se akajya avuga nyine amagambo yose ayavuga ibice kandi amagambo rwose wumva avuga ari kudidimanga. Gustave ati mbwira bosi, ntabwo ndi kukumva neza, sindi kumva icyo ushaka kumbwira. Celine ati nta kibazo reka tubyihorere. Gustave ati mbwira ariko ndakumva nta kibazo, nguteze amatwi, mbwira rwose niba ufite ikibazo. Gusa Celine ahita agira isoni agakupa kuko rwose uyu musore baba bataranamenyerana, aba ari umunsi wa mbere w'akazi. Kumusaba rero izi serivisi ze aba yumvise ko rwose nawe yari kuba arengereye. Celine rero ahita yigira inama yo kunywa ibinini bimusinziriza kugira ngo arebe ko yaryama. Arabinywa akajya ku buriri maze agahita asinzira. Mu gitondo rero Gustave aza kumutwara nk'ibisanzwe. Baba bari mu modoka maze Gustave akamubaza atari ko se boss noneho ko ndeba witonze cyane, ni amahoro, umeze neza, nta kibazo ufite? Celine akamwihorera. Gustave ati boss atumeze neza. Maze Celine ati umva ceceka wikomeza kugenda unsakuriza. Gustave ati mumbabarire rwose kubarogoya. Ati umukobwa utagira umutima gusa. Ibyo nyine abivuga bukeya ariko n'ubundi Celine akabyumva. Atuvuze? Gustave ati nari mvuze ngo mumbabarire rwose kuba nari mbarogoye.
Serine rero agera muri biro afite umunabi, afite imishiha, mbese rwose ubona ameze nabi ajagaraye, imisatsi ye wagira ngo ntiyigeze ayisokoza. Abakicara rero sekereteri akaza kumuha gahunda z'umunsi, akamuzanira abantu bamukeneye bamushatse, baba basize rero banditse ku dupapuro ibyo bakeneye, akaza akatumuhereza, abatumuhereza twose atujugunya. Yamara kutumuhereza agakomeza agahagarara. Serine aramubaza ati hari ikindi kibazo se kandi ufite? Sekereteri ati hoya ntacyo, ariko n'ubundi ntagende. Agahita amubwira ati ariko se bose umeze neza? Serine ati meze neza, ahubwo genda rwose mva imbere. Sekereteri amara gusohoka, maze Serine agafata telefone akongera agahamagara sheri we. Sheri we aramwitaba akamubwira ati mbabarire kuba wambuze inshuro nyinshi nijoro. Ati nari mfite ibintu rwose bimpugije, ntabwo nari mfite umwanya. Serine ati cyangwa uri kugerageza rwose kunjya kure? Ati uri kugerageza rwose kuncika se? Sheri we ati hoya, ati ariko rwose ndi busy muri iyi minsi. Serine ati none se uri he? Sheri we akamubwira aho ari, ariko Serine akumva ni kure. Ati none se uragaruka ryari? Sheri we ati ntabwo mbizi. Serine ati ntabwo ubizi? Ati kuko ntabwo uzi igihe uri bugarukire. Sheri we atumva ndi busy n'ubundi, ngaho rero ugira umunsi mwiza. Agahita akupa. Noneho Serine yenda gusara, ahita atangira akishima mu mutwe, imisatsi akayijagaraza, akamera noneho rwose nk'usaze burundu. Umunsi wakurikiye rero mu gitondo, Gustave arabyuka maze akajya koza imodoka aba ari butwaremo bosi we, aba ari kuyitunganya rero, maze Serine agahagarara hejuru muri etaje ari kureba uyu musore, aramwitegereza agakomeza akamureba umwanya munini. Murumuna we ahita aza akamwegera, maze agahita amubwira ati ariko uyu musore ni Bogart ni ukuri? Ati mbwiza ukuri. Ati ndabona nawe uri kumwitegereza cyane. Ati uramukunda se? Maze Serine ati ariko se we wagiye ufunga umunwa? Niba rwose udafite icyo kuvuga wagiye uceceka. Murumuna we ati ariko n'ubundi wowe wari usanzwe ufite umusheri, ahubwo uriya kubera ko we ari mutoya ni uwanjye rwose, umundekere. Ndabona ari Bogart kandi turaberanye, gusa ni mwiza byo rwose bigaragara. Serine ati ariko ubundi ubwo nta bindi bintu ufite byo gukora kurusha uko wabyuka uri mu magambo? Murumuna we ati ariko ibintu byose nabirangije. Ati ahubwo narinde kukubwira ko ubu ngubu ngiye kujya kureba papa wacu. Ati ndamukumbuye, ndumva rwose ntarenzaho undi munsi ntamurebye. Serine ati ni byiza, umunsi uhurize nta kibazo. Maze murumuna we ahita amufata ku rutugu. Ati gusa nizere ko noneho mukuru wanjye agiye kumpa umushoferi we w'Ibogari, maze akaba ari we untwara. Serine ahita amureba ikijisho, maze agahita amubwira ati igisubizo ni hoya. Agahita yigendera akigira mu nzu. Murumuna we asigara yumiwe ukuntu mukuru we rwose yanze ko umushoferi we amugeza ku kibuga cy'indege. Ku mugoroba rero akazi karangiye, n'ubundi Gustave atahana Serine. Bagera mu rugo rero agaparika imodoka akayihanagura nanone, kubera ko noneho weekend bigiye gutangira. Yinjira mu nzu rero agahita ajyana urufunguzo rw'imodoka akarurambika ku meza, akabwira Serine ati boss rwose nguru urufunguzo rw'imodoka yanyu iratunganyije neza, namaze kuyihanagura. Serine aba yicaye mu ntebe, maze akareba Gustave guhera ku kirenge kugeza ku mutwe. Gustave ahita atekereza ko yiyanduje cyangwa hari ibintu bidasanzwe bimuriho, maze agahita yireba akabaza Serine ati bosi, ati ko mundeba cyane, haba se hari ibintu bindiho bidasanzwe? Serine ntamusubize, ahubwo agahita amubaza ati iyi weekend se uzakora iki? Gustave ati nk'ibisanzwe nyine njya mu rugo nkitunganya, ngateka, nkarya, ati ubundi nkaba natunganya n'imyenda yanjye nzambara icyumweru cyose. Ati ku mugoroba rero nk'ibisanzwe iyo mushuti wanjye afite akanya dushobora gusohokana tugasangira akantu. Ati burya rwose vendredi niyo nkunda cyane kuko ni nayo indyohera.
Celine ati none se ati uba wenyine? Gustave ati hoya ubu ntabwo mba njyenyine, mbere nibwo nabaga njyenyine kuko nari mfite akazi keza, ariko ubu rwose ntabwo mba njyenyine. Ati mbana n'umushuti wanjye kubera ko sinabasha kwigondera inzu. Celine turavuze ngo aka kazi rero ngo ni aka feke. Gustave ati hoya ntabyo mvuze kuko ndagakunda cyane kandi kanamfitiye umumaro. Celine ati none se ku byerekeye umusheri wawe? Gustave ati sheri. Araseka noneho agahita aseka akenda gutemba. Ati ariko rwose boss nawe wagira ngo ukina komedi. Ati jyewe na sheri? Ati ubuse umusore nkanjye w'umukene udafite amafaranga ukora akazi nk'aka ngaka ubayeho atya, urandeba ukabona ni uwuhe mukobwa wanyemera utabeshye? Ntawe rwose, nta n'uwabirota. Nta musheri mfite, nta nubwo nabitekereza kuko nta mukobwa n'umwe wankunda ameze ntya. Celine ahita ahaguruka aho yari yicaye maze akegera uyu musore agatangira kumukoraho. Ati koko se uravuze ngo umusore mwiza nkawe w'ibogari nta musheri afite? Ngo nta mukobwa wamwemera? Gustave rero ahita agira ubwoba maze agatangira kugenda asubira inyuma. Ibyo ngo bihita bimurenga kubera ubwoba bwinshi maze agatangira kwihanagura. Gusa ahita yigira hirya cyane agahunga rwose Celine uba utangiye kumuzengereza amukoraho. Celine rero ahita yongera akicara maze akabwira Gustave ati urabyumva ute rero ku mugoroba dusohokanye tukajya gusangira akantu? Gustave ati rwose bose byaba ari igitekerezo cyiza. Ati gusa biramutse rwose atari jye uri bwishyure. Ati kuko ari njyewe uri bwishyure sinakwirirwa nza kuko sinabishobora. Ati ariko niba ari wowe uri bwishyure nta kibazo rwose twasohoka kandi byaba ari byiza. Celine yiturije cyane ahita abwira Gustave ati nta kibazo rwose ndishyura byose, ibyo turi bukonsome nta kibazo. Gustave ati ibyo ni byiza cyane. Ati ubwo rero naho ku mugoroba turi kumwe nta kibazo. Ahita asohoka rero agataha. Ku mugoroba rero haragera Celine na Gustave bagasohoka bagera ahantu rero baba bagiye maze bajya guhagarara kuri kontwari. Celine areba ku ruhande agahita abona wa musheri we aricaye yibereye kumwe n'undi mukobwa, bararyohewe rwose bari mu rukundo, baba bari guseka bishimye. Celine ahita aza maze akaza yegera uyu musore ati niko sheri, ntabwo wari wambwiye ko rwose uri kure y'aha ngaha, urakora iki rero n'uyu mukobwa? Uyu musore ahita abwira Celine ati nk'uko ubibona nyine ndi kwishima n'umwamikazi w'umutima wanjye. Ati rwose twari twaje kwiruhukira. Uyu musore ahita ahagurutsa sheri we ati sheri haguruka twigendere, ndabona rwose hano hatangiye kuza ibibazo, reka twigire ahandi. Afata ukuboko uyu mukobwa bagahaguruka batangira kugenda. Rero Celine agahita akurura uyu musheri we akatangira akamuha inshyi z'iburyo n'ibumoso. Ati nta soni wowe urambeshya, nanakuvugisha ukazana ibintu byo guhita ugenda utanumvise icyo ngiye kuvuga. Uyu musore ahita abwira Celine atumva rero nkubwire n'ikindi gihe ntuzongere kumenyera. Ati utazongera na gatoya kuko nahita nkubahuka kandi ibintu nagukorera wazabyibuka ubuzima bwose. Uyu musore akomeza amubwira ati umukobwa utagira ubwenge gusa. Celine atuvuze maze uyu musore ati none se ubundi ubura wari uzi ko ufite ubwenge? Ati nawe irebe umukobwa muzima utajya asinzira atamaze gukora gahunda. Ati ubwo se wowe urumva ko kuwuzuye atahubwo uri umusazi. Ati tekereza ko rwose ubifata nkaho ikibazo cyose ugize kigomba gukizwa nuko ugomba gukora gahunda. Ati ubwo uriyumva rero ukumva uruzuye neza. Ati iyo wiyumvise wumva ubwenge bwawe bwuzuye. Ati ufite ikibazo kandi gikomeye. Ati akira imodoka yawe, akira imfunguzo z'imodoka yawe ugenda uyifate. Numva wiri kuvuga ngo wanguriye imodoka. Akira genda uyifate ariko n'undi munsi ntuzigire wongera kumpamagara. Njyewe nta kintu njya mpanga n'abakobwa badafite ubwenge.
uyu mukobwa Celine rero aba ahagaze yumiwe kuko rwose haba ari muri bare ahantu hari abantu benshi, bose baba bakanuye bari kumva ibyo bari kumubwira, abantu bose baba bumiwe bakanuye amaso bari kureba uyu mukobwa ugomba gusinzirizwa rwose nuko yakoze gahunda, abantu bose baba bari guseka abatamuzi nyine, naho Gustave aba yumiwe kubera ko ibi bintu ni ubwa mbere aba abyumvise, aba yibaza niba ari Celine bari kuvuga cyangwa ari uwundi bari kuvuga bikamuyobera. Umugoroba rero wa Celine na Gustave uba urangije gupfa rwose. Celine rero ahita agura igicupa cy'inzoga maze agahita ajya mu modoka, Gustave ahita amucyura, Celine agenda akinywa akigotomera maze akagera aho agasinda kubera ukuntu aba akigotomera cyane. Gustave aramubwira ati ndakwinginze rwose rekera aho kunywa, ndakwihanganishije ku byakubayeho, ihangane rwose bizagenda neza, ati ariko nanone wikwiyangiriza ubuzima unywa ibiyoga byinshi kuko rwose urabizi neza ko byangiza ubuzima. Celine ati n'ubundi ntacyo maze, nta kibazo rwose ndeka wowe utwara imodoka gusa, ndeka nywe nishaka mfe n'ubundi nta kintu na kimwe nari maze. Bagera mu rugo rero maze Gustave agafasha Celine kwinjira mu nzu, amara kuhamugeza Celine agahita ahirima mu ntebe maze akabwira Gustave ati taha ihute mve imbere, ati nutinda kandi ndakwirukana, genda ihute. Gustave ahita agenda maze agasiga Celine muri iyo ntebe. Gusa Gustave areba ukuntu uyu mukobwa ameze, yatekereza ko na murumuna we ntawe uhari, maze akagenda agahagarara imbere y'umuryango akanya gatoya, uyu mukobwa ahita amera nk'usinziriye maze Gustave akongera akinjira, araza rero akamuterura akamujyana ku buriri akamukuramo imyenda akamuryamisha. Buracya mu gitondo rero Celine yakanguka akabona Gustave ari aho ngaho, agahita amubwira ati wowe se kandi ntabwo waraye utashye, waraye aha ngaha? Ati ntumbwire ko ndariye mu nzu. Aba akireba akabona kandi nta nubwo yaryamanye ya myenda yari yambaye, ati ntumbwire ko wankuriyemo n'imyenda. Gustave ati cyane rwose, atangira kumubwira nabi rero maze Gustave ati ntumbwire nabi, ati tekereza ko nta wundi muntu n'umwe wari uri hano, murumuna wawe ntiyari ahari, ni gute sinari kugusiga wenyine, ikindi kandi wibuka ko abantu bari batubonanye, tekereza rero nk'iyo ugira icyuba ni njye muntu wa mbere waba ukekwa, aho n'abandi hose polisi yakiza kuntwara nambaye amapingu kuko baba bakeka ko ari njye naguhemukiye, niyo mpamvu rero nanjye mu kwirinda rwose nakugumye iruhande. Celine ati none se ubuzima bwanjye buraguhangayikishije bigeze aho? Gustave ati mba nkubwire, ubuzima bwawe nta kintu na kimwe bumbwiye, ahubwo ugiye nitekerezagaho ko icyakubaho cyose ari njye nakibazwa. Celine ahita abwira Gustave ati nsohokera mu cyumba agira vuba, ariko abakivuga ibi umutwe ukaba uramuhiye cyane, agahita yongera agasubira hasi, maze Gustave akamubwira ati byiza nuko rwose watuza ukareka kuvuga amagambo menshi kubera ko noneho biratuma umutwe urushaho kukurya, ati reka mbe nigendeye ngiye kuba ndi muri salo, ndaza kugaruka numara kuruhuka neza. Gustave ahita ajya mu gikoni maze agategura icyayi, ahita agishyira ku gapurato maze akazanira Celine, akomanga ku muryango ati nakwinjira. Ubwo Celine nawe avuye muri dushe noneho rwose atangiye kugarura gufata akayaga neza, Celine ahita amubwira ati njira nta kibazo. Gustave atumva naguteguriye icyayi rwose kiri speciale, ati kiragufasha kuva rwose, kiragufasha kugukiza iyo hangover. Celine ati icyo cyayi rero gikoze mu ki? Gustave ati ni indimu na tangawizi, ati ndakeka kandi biri bugufashe rwose ntugire ikibazo wowe binywe, ati ubundi naguteguriye n'ibyo kurya bya mu gitondo bimeze neza, numara kwitegura umaze kunywa icyo cyayi uhita uza kubifata. Celine ahita amubwira turakoze cyane, maze agahita asoma kuri cya cyayi agahita abwira Gustave ati urakoze icyayi kiraryoshye. Gustave rero ahita asohoka akisubirira muri salo. Celine agera muri salo maze akajya ku meza, Gustave ahita amubwira ati Imana ishimwe ni ukuri ko ubashije kubyuka ukaba ugeze hano, ati cara maze rwose ufata icyo kurya, ati biragaragara ko icyayi cyanjye hari umuti gikoze kuba rwose ubashije kuza hano. Celine ahita yicara maze akamubaza ati none se atuzi guteka?
Gustave ati cyane, ati ndagerageza. Celine ubwo aba atangiye gufata ahatamira, maze Gustave ati mbwiza ukuri, ati ntabwo harimo umunyu mwinshi? Celine ati hoya, ati biraryoshye cyane bimeze neza. Celine ati none se wowe kutari kurya? Gustave ati yewe se ko ntaraye nsinze, ati wowe rwose irwaneho niwe wari ufite ibibazo. Gustave ahita abwira Celine ati ahubwo nkivuga ejo ndibutse, mbwiza ukuri uriya muntu ni muntu ki kuri wowe? Celine ati ni chéri wanjye. Gustave ati ni chéri wawe, ati none se kubera iki yagukoze biriya bintu byose? Ati mwarashwanye? Gustave ati none se ni wowe wamuretse cyangwa niwe wakuretse? Celine ati nyine niwe wandetse. Gustave ati none se urakeka ko ari ukubera iki yakuretse? Celine ati nyine urumva, ati ndakeka ko ari ukubera gushaka gukora gahunda cyane aribyo byatumye rwose andeka, ati kubera ko ati nkenera kubikora nkaho rwose ari uburwayi. Gustave rero we yumva nabi, maze akagira ngo uyu musore niwe wakundaga gukora urukundo cyane, maze Gustave agahita abwira Celine ati ahubwo se hari umugabo utaba wifuza rwose kuba ameze atyo? Ati ahubwo ayo mahirwe ari kuyakoresha kandi rwose byari kuba neza. Maze Celine ati hoya wumvise nabi, ntabwo ari we ufite ikibazo, ahubwo ikibazo ni njyewe ugifite. Gustave ati mbwira ni ukuri nguteze amatwi, ati none se byaba bimeze bite? Ati mbwira ndakumva cyane rwose. Maze Celine ati urumva ibi bintu rwose byatangiye kera nkiri mutoya, ati nkifite imyaka mikeya ababyeyi banjye baratandukanye, ati rero nananiwe kubyakira, maze muganga aza kuvuga ko rwose nshobora kuba naragize depression kandi ihoraho. Ati nyuma y'igihe gito rero mama wanjye yanze rwose kwemera ko ibyo abaganga bavuze ari ibya nyabyo, ahubwo atangira kujya njyana mu nsengero ngo bansengere kuko yatekerezaga ko ahari ari imyuka mibi yaba indimo. Ati ubwo rero rwose ntacyo byatanze kuri iyo depression, ati ku buryo ku myaka 16 noneho byaje kuba akarusho. Ati noneho kuri iyo myaka nibwo babonye ko nshobora kuba mfite indwara yo kutagira ibitotsi, ntabwo najyaga nsinzira habe na gatoya, nahoranaga imishya kandi nkagira amahane. Ati natangiye rero kuzajya mbaho kubera kumira ibinini kugira ngo mbe nabona ibitotsi, imyaka 10 yose nuko nayibayeho. Ati ku myaka rero 26 nibwo nahuye n'uriya musheri wanjye waraye ubonye, yangiriye inama rero ko rwose nagerageza gukora urukundo ko bishobora kumfasha. Ati nk'uko yabivuze rero ku nshuro ya mbere nakoze urukundo nawe, ati nasinziriye nk'umwana mutoya cyane, ati nyuma y'imyaka myinshi nasinzira, uwo munsi rwose narasinziriye gukanguka biba ikibazo. Ati uhereye icyo gihe rero natangiye kumva ko rwose ari wo muti, maze jye nawe tukajya tubikora buri munsi kugira ngo nsinzire, ubwo ibinini nabaye mbiretse. Ati rero uhereye icyo gihe byabaye rwose nk'aho bibaye umuti wanjye wo gusinzira. Ati iyo ntabonye umuntu dukora urukundo, ubwo ni ngombwa rwose yuko nywa ibinini. Ati nuko rero ubuzima bwanjye bwagenze kugeza uyu munsi. Ati nicyo cyatumye rwose ntangira gutekereza ko gukora urukundo ari byo bintu bishobora gutuma mbasha gusinzira. Gustave rero abwira Celine ati ndakwinginze rwose ihangane, ndumva waranyuze mu bihe bikomeye, ntabwo rwose byakoroheye. Ati ariko se nanone nkubaze, wigeze ugerageza kuba wakora siporo ko burya nazo zifasha rwose mu bintu byerekeranye na depression ndetse no kubura ibitotsi? Celine ati ibyo byose narabikoze ariko nta na kimwe rwose cyakoze. Ati ariko rwose reka mbanze nanirire kubera ko ibi byo kurya biraryoshye. Gustave ati hoya mbabarira rwose mbanze nkubaze, ati ibyo byose uba ugomba kubigerageza kuko ni ukuri ntabwo wabaho rwose ubuzima bwawe bushingiye ku gukora muri kugira ngo usinzire. Celine ahita amubwira ati rekera rwose mbabarira nkeneye kwirira.
Gustave akomeza kumubwira rero ibyo gukora, maze Celine agahita ahaguruka akigira mu cyumba. Gustave rero yarongeye arara aho ngaho uwo munsi, buracya rero mu gitondo maze bakabyuka bakicara muri salo. Celine atangira kuganiriza Gustave ati ni ukuri, ati uzi ko rwose kwifata biba byananiye neza neza. Maze kubera ukuntu bari guseka cyane yishimye, Gustave agahita amubwira ati ntakubeshye, sinari nzi ko rwose umunsi umwe nzabona iyo nseko ikeye mu maso yawe. Ati uri mwiza cyane kandi rwose ni ukuri iyo uri guseka birakubera cyane, ndakwifuriza ko wazajya uhora useka kuko uba uri mwiza bitangaje. Celine ati uri kuntera imitoma, uravuze ngo mba mwiza iyo ndi guseka, ubundi se mpora ndakaye? Gustave ati hoya ntabwo aribyo mvuze, ariko ni ukuri uku kuntu umeze ndakwifuriza ko ariko rwose wazajya uhora umeze. Ati urakunditse, umuntu uwo ari we wese akurebye useka yahita agukunda nta kuzuyaza. Gustave akomeza amubwira ati nibyo rwose tuba twaranyuze mu bikomeye, ariko nanone ntabwo rwose dukwiye guha agahinda umwanya mu buzima bwacu, tugomba kwishima kuko n'ubundi umuntu rwose abaho igihe gitoya, tugomba kugerageza rero icyo gihe tubayeho tukishima. Ati ndakwinginze rwose gerageza ntukongere kubabara ukundi. Celine ahita amubwira ati umwanzi Satani rwose natongera kuntera. Maze Gustave ati hoya ntukamuhe umwanya, ati kubera ko ubuzima bwawe ni wowe muyobozi wabwo, nta mwanya rero rwose uwo mwanzi Satani afite mu buzima bwawe, jya umwima umwanya kubera ko ni wowe uyobora ubuzima bwawe kandi uko ubyumva, nutekereza ko ugomba kwishima uzishima nta kabuza. Celine arishima cyane maze akishimira uyu musore, akamubwira ati ndagushimiye cyane, hari hashize igihe kinini rwose nta muntu umbwira amagambo meza nk'aya ngaya, ati urakoze kunsubiza mu buzima, ati ni ukuri Imana ikumpera umugisha rwose, urakoze kandi uramfashije. Celine rero ahita yegera Gustave ashaka nko kumusoma, maze bamara kwegerana rwose Louise agahita yinjira agahita avuga ati mana yanjye, ati mumbabarire rwose kuba mbarogoye. Maze Celine ati hoya rwose nta kibazo. Celine ahita ahindukirana Gustave akamera nkaho rwose batigeze bamenyana, maze agahita amubwira ati genda sohoka, sohoka agira vuba mvira muri salo, ihute va aha ngaha, amubwira nabi cyane wagira ngo ntabwo ari bo bari bari kuganira. Gustave areba Celine maze akumirwa, ati umukobwa utagira umutima gusa, ni iryo jambo yakundaga kumubwira iyo yabaga amukoreye ibintu bibi. Gustave rero ahita agenda maze akinjira mu cyumba. Louise ahita abaza Celine ati uyu si wa musore cya gihe imodoka yadupfiragaho wari uri kugukorera imodoka? Celine ati hoya rwose ntabwo ari we. Louise ati nyamara ni we, kereka rwose niba ari impanga ye, ariko ubundi njye ndabona ari we. Celine ati ntabwo ari we yewe, kandi ibyo tubireke twivugira ibindi, ahubwo se amakuru y'iminsi. Aramujijisha rero bagahita bareka kubivugaho, maze Louise ati none se Celine, uriya ni umukunzi wawe se, murakundana? Celine ati ntabwo nanjye mbizi, gusa rwose biri aho ngaho gusa. Gustave ataha yarakaye cyane, agera rero mu rugo agasanga umushuti we arahari, agahita amubaza ati bimeze bite se ku kazi? Gustave atumva kubwire ntukambaze ibyo ku kazi, kuko iyo ubimbajije mpita ntekereza boss wanjye. Ati boss wanjye ni umwana mubi, ntabwo ushobora kubyumva, ati uzi ko ntabwo ushobora kumenya ngo ateye ate, ntiwamenya ikimushimisha n'ikimubabaza, gusa ahinduka nk'ikirere rwose. Ati mu kanya gato ubona aseka, mu kandi kanya akagushihura ukagira ngo ntabwo musanzwe muziranye. Ati ndumva murambiwe, ati ndamuhaze ku buryo bingeza aha. Umushuti we aramubwira ati hangane, humura rwose ushobora kuzabona akandi kazi kandi keza cyane, maze kariya ukakibagirwa.
Gustave ahita amubwira ati Imana nibibangutse, Imana nimbangukirize rwose ku kazi kuko ndagakeneye maze nkatandukana n'uriya mukobwa wikunda gusa. Uyu mushuti we leta akomeza amubaza ati ahubwo se amakuru ya mama wawe? Gustave ati mama wanjye we rwose ameze neza, ati warakoze kumfasha, aturi inshuti nziza mu buzima. Ku mugoroba rero mu masaha y'ijoro Celine ajya kuryama maze akabura ibitotsi arigaragura mu buriri, amasaha akaba amasaha. Afata icyemezo maze agafata telefone agahamagara Gustave. Gustave afata telefone aba agiye kuryama nawe maze akabaza Celine ati boss ko mpamagaye mu masaha y'ijoro ni amahoro? Celine ati ariko ntukanyite boss, jya umpamagara mu izina nta kibazo. Gustave ati yego nta kibazo, ati mbwira ntumbwire ko rwose twaba tugiye kujya mu nama y'aya masaha. Celine ahita amubwira ati wabimenye, ahubwo ufite iminota 15 kuba ugeze hano. Gustave ahita arakara ati ariko ibyo bintu ntabwo twigeze tubivugana kuko no muri kontra nta birimo rwose ko tuzajya tubikora kumpamagara ngo ngutware aya masaha y'ijoro. Celine ahita amubwira ati byahindutse rero, akazi ni akazi, ubwo urangiraho mu minota 15 cyangwa se utekereza ko rwose wirukanywe? Gustave ahita amubwira ati ndaje nta kibazo. Gustave ahita yambara vuba rero maze akajya kureba Celine, agerayo agakomanga, Celine aramufungurira maze Gustave akabona yiyambariye imyenda y'ijoro. Gustave ati kandi se nta no kuritegura? Celine ati nitegura ikizi? Ati nta nama ihari, nagira ngo rwose uze maze dukomereze aho twari tugeze kare. Gustave ati n'ukuntu se wansohoye hano rwose ukansohora nk'amasogisi ashaje, ubu ngubu none uranyibutse urumva unkeneye? Celine ati mbabarira rwose ndakwinginze, ntabwo nari nzi ko byakubabaje kugeza aho, ariko ndakwinginze mbabarira ngusabye imbabazi. Gustave ati ntabwo rwose ibi bintu nabyumva, ahubwo reka nitahire njye kwiryamira kubera ko rwose wambabaje. Wowe ni ukuvuga ngo niba ukeneye umuntu ugomba kumubona, ariko waba utamukeneye ukamujugunya uko ubonye. Ati have nigendere. Celine ahita amukurura rero maze agatangira kumusoma. Ubwo rero Gustave nawe rwose ahita ajya muri mood maze bikarangira n'ubundi bararanye. Buracya mu gitondo rero maze bakajya ku kazi. Bagera ku kazi Celine akajya muri biro ye agatangira kuba concentré mu madosiye. Hashira umwanya rero ngo umuntu arakomanze maze akamubwira ati njira. Hahita yinjira Gustave ahita amubaza ati wowe se kandi ni ibiki? Gustave ati nari nje kugusaba uruhushya rw'ejo, hari ahantu nari kuzajya gukora interview y'ibintu byerekeranye na finance. Uravuze ngo rero hano akazi kacu nta gaciro ugaha? Gustave ati ntabwo ari byo mvuze, ariko njye nize finance imyaka 4 yose nize muri kaminuza, nkongeraho rwose n'iya masters, numva ntakabaye mbipfusha ubusa, ngomba gukora ibyo nize nabyo nkunda cyane, niyo mpamvu rero nagira ngo nzagerageza amahirwe yanjye ejo. Celine ahita amubwira ati ntaho uzajya, ubwo nugenda uzahita umenya ko rwose wirukanywe kuri kano kazi. Gustave aramubaza ati none se koko urakomeje? Celine ati nsohokera muri biro gira vuba, kandi nutaza ku kazi ejo uzamenye ko twakwirukanye byarangiye. Gustave ahita asohoka yumiwe. Ku mugoroba rero akazi kararangira maze Gustave agatahana Celine. Bagera mu rugo rero bamara guparika imodoka, Celine akava mu modoka maze Gustave agahita amubwira ati boss akira urufunguzo rw'imodoka yanyu. Celine ati rwinjize mu nzu. Gustave yinjira mu nzu rero azanye rwa rufunguzo maze bagera muri salo, Celine n'ubundi agahita atangira kumwegera atangira kumukoraho. Gustave ahita amubwira ati umva rero ibyo bintu ntabwo bishoboka, kubera yuko muri kontra twasinye ntabwo rwose harimo ko nzajya ngukorera urukundo. Celine ati urabyumva ute turamutse twongeyemo rwose iyo nteruro ivuga ko noneho n'ako kazi ugomba kuzajya ugakora? Gustave ati byaguhenda cyane rwose.
Celine ati urumva se byantwara nkangahe? Gustave ati byagutwara nk'ibindi bihumbi 500 byiyongera ku yo wampembaga. Celine ati nawe urakabije, reka nongereho 400. Gustave ati sawa uramuke. Celine ati reka nyine nguhe 500 nta kibazo, ariko ubwo uzajya unarara hano? Gustave ati niba ari ukurara hano ahubwo ubwo biraba ibihumbi 700. Celine ati hoya yewe wikabya nawe, reka bibe 600 maze ujye unarara. Gustave ati muramuke. Celine ati nta kibazo nzabiguha 700 ariko uzajye unarara hano. Gustave ati ariko ubwo nanjye mfite izanjye kondisiyo, nta byo kuzongera kujya umbwira nabi uko wiboneye. Ikindi kandi igihe nzashakira izo nshingano izo serivisi nzareka kuziguha. Ati ibyo byose tugomba kubyandika. Celine ati nta kibazo ibyo byose ndabyemeye. Gustave rero ahita ataha maze akajya kuzana kavarize kuko noneho bagomba kuzajya akora arara muri uru rugo. Gusa Gustave abibwira inshuti ye, maze inshuti akamubwira ati ibyo bintu rwose ndumva atari sawa habe na gatoya. Ati ubuse koko noneho ntibizaguteza ibibazo kurushaho? Gustave ati nyine ngewe impamvu nabyemeye n'ubundi twarangije kuryamana ntacyo ndamira, rero n'ubundi rwose ubu ngubu ntabwo rwose hakiri kare ko kuba nakwisubira, kuko n'ubundi ntahije kubikora kandi nanabikorera ubusa, kandi urabizi neza ko nkeneye amafaranga, ubwo rero rwose nta mpamvu yo kwisubira. Mushuti aramubwira ati ni ukuri, ati ndakwifuriza rwose ko byazagenda neza kuko ibyo bintu bishobora kuzakuviramo ibibazo. Mu gitondo rero basinya ya kontra nk'uko bari babivuganye, maze Gustave rwose ubwo akazi kose kakaba gatangiye uwo munsi. Atangira rero kujya ataha mu rugo kwa Celine, ubwo abakora byose, abahakora n'amasuku, ibintu byose ababikora rwose nk'umuntu uba muri urwo rugo, agateka agahaka ya Celine nyine mu buryo bwose. Hashira iminsi rero, maze umunsi umwe Celine aba yicaranye na Louise n'ubundi muri salo bari kuganira. Louise rero atangira kuvuga ukuntu ku kazi k'ahantu akora bakeneye umuntu wize ibintu bya finance. Ubwo Gustave aba amwumvise ari kwikorera akazi ke, maze agahita aza akamwegera akamubwira ati ni ukuri ibyo bintu uri kuvuga narabyize, ngewe nize finance, nafite masters muri finance kandi ndabizi neza kubikora. Ni ukuri uramutse umfashije kugira ngo nzabone uwo mwanya nabikora neza cyane kandi sinagusebya, nakwishimira rwose kuzakora muri kampani yanyu. Ni ukuri ndakwinginze mbabarira rwose ubimfashemo. Celine rero yari ari kwitegereza Gustave, maze akajya avuga ati uyu noneho we arashaka kuncika. Yahise abwira Gustave ati ceceka, funga umunwa agira vuba kandi nsohokera muri salo, ihute genda, ntukabona abantu bari kwiganirira maze ngo uze kubarogoya, urashyanuka ye. Ariko ubundi wowe warerewe hehe? Nta soni umuhungu utagira ikinyabupfura gusa. Gustave ahita agenda noneho ababaye kubera ukuntu baba bamusuzuguye bakanamusuzugurira imbere y'umushyitsi. Louise rero ahita abwira Celine ati ariko ni ukuri urarengereye, uramusebeje, urabona ukuntu umubwiye nabi ukamutesha agaciro, ukamugira rwose nk'aho nta kintu na kimwe avuze. Maze Celine ati ahubwo niba untesheje agaciro kuza kumvugiramo rwose twibereye mu biganiro. Gustave rero ahita agenda maze akajya mu cyumba akazinga imyenda ye agahita ayishyira mu kavarize, akavuga ati uyu mukobwa kubana nawe rwose biragoye, nta muntu n'umwe wamushobora, aka gasuzuguro ntabwo rwose nakihanganira. Ahita yizingira rero maze agahita yigendera. Celine rero araza mu cyumba maze agasanga uyu musore yigendeye, aramuhamagara kuri telefone maze akamwihorera. Arahamagara inshuro nyinshi zishoboka ariko uyu musore akamwihorera. Iri joro rero araryama, ariko akaryama ataryamye, aba adatuje rwose habe na gatoya. Gustave kandi n'akazi aba yahise akareka, buracya ntasubire ku kazi. Celine abura amahoro n'ubundi maze akajya kumureba aho yabaga. Agerayo rero agakifungurirwa na wa mushuti wa Gustave.
Celine ati nari nje kureba Gustave. Mushuti we ahita amubwira ati ntabwo akeneye kukubona kubera ko yambwiye ko rwose nunaza hano ntagomba kureka winjira. Isubire rero ntabwo akeneye kuvugana nawe kubera ko arababaye birenze. Celine ati mbabarira ndakwinginze wowe bimfashemo, ndamushaka ku buryo utashobora kubyumva. Ndabizi namukoreye amakosa ariko ndashaka kumusaba imbabazi, wowe bikore nko kumpa serivisi. Uyu musore areba uyu mukobwa uri kumwinginga maze akumva impuhwe ziraje agahita amubwira ati ngaho injira. Ahita yinjira mu cyumba rero maze akagenda akabwira Gustave ati Celine rwose ari hano aragushaka. Gustave n'umujinya mwinshi agatangira gukurura amashuka ajugunya ati ntumbwire ko wamufunguriye, sinari nabikubwiye kare ko utagomba kureka yinjira, kubera iki rwose wamufunguriye? Celine umushuti wa Gustave ati nta mahitamo nari mfite, ati yanyinginze maze mbura ukuntu mbigenza ndamureka arinjira. Gustave ati genda umubwirire ko ntari buze, ntabwo nkeneye kumureba mu maso, sinkeneye no kumwumva kuri telefone, nta kintu na kimwe kimuturutseho nkeneye. Uyu mushuti wa Gustave asubira muri salo maze akamubwira ati rwose yanze kuza, ntabwo ashaka kukwitaba, nta nubwo ashaka kukuvugisha. Celine aramubwira ati noneho nta kibazo, ndamutegerereza aha kugeza igihe azabyukira ejo. Umushuti we aramubwira ati niba wabyiyemeje nta kibazo ni karibu ngahicarire, reka rwose mbe ngiye kuryama ubwo naha mu gitondo. Celine kuko ahita yicara mu ntebe maze akagera akananirwa agasinzira. Gustave rero arabyuka mu masaha rwose yakuze agasanga uyu mukobwa aracyaryamye muri salo iwabo, ahita amukangura ati kanguka, ati wowe kandi uracyari hano, ntabwo wagiye, uranshakaho iki ariko ubundi wowe ninde wakuntumye? Celine rero abyukira hejuru maze akabwira Gustave ati mbabarira ndakwinginze, mbabarira ku bintu byose nagukoreye. Gustave ati nkubabarire, genda ubivuga mu mazina. Celine ati mbabarira rwose kuba narakubwiye nabi, kuba naragufashe nabi, kuba naragiye nkubwira amagambo rwose atari meza habe na buhoro. Ndakwinginze mbabarira kuri ibyo byose, mbabarira kuba narikunze, mbabarira rwose ku kintu cyose nawe naragukoreye. Gustave ati ndabizi ubwo uri hano nyine kubera za serivisi z'ibanga. Celine ati oya ni ukuri ntabwo rwose ariyo mpamvu ndi hano, umbabariye rwose ukampa amahirwe yo kukwereka ko nanjye nakora ibyiza kandi nahinduka, ni ukuri ntabwo wabyicuza, nakwereka ko rwose noneho ubu nisubiyeho. Gustave ati ndakubabariye ariko nanone ntabwo rwose nzongera kugutwara, sinshaka kongera gukorana nawe, ishakira undi mushoferi, hagati yanjye nawe byararangiye. Celine ati ndabyumva rwose nta nubwo nshaka kongera kuba umushoferi wanjye, ndavugisha mushuti wanjye maze babe baguha akazi ko gukora muri finance nk'uko rwose babishakaga. Ikindi kandi niba rwose atari ko ushaka nazavugisha n'abandi bantu bose tuziranye maze bakaguha akazi kajyanye rwose n'ibyo wize. Ikindi kandi na za serivisi rwose zo ku ruhande ntabwo rwose ngikeneye ko uzajya uzimpa, gusa ndakeka nsigaye ngukunda. Gustave ati urakeka? Maze Celine ahita yumva ko rwose ashobora kuba akoze ikosa ati hoya ntabwo nkeka, ndabizi neza rwose ndagukunda. Ati kandi rwose ibyo ndi kubikubwira bivuye ku mutima wanjye. Ati uwo musore mwiza, uritonda, urubaha, urankunda kandi umfata neza, waranyihanganiye utitaye rwose ku bibi byanjye. Ibyo byose rero byagiye bituma rwose ngenda ngukunda. Gustave ati sinakwizera niyo wagira ute, ati ubwo n'ubundi ufite icyo nshakaho, ntabwo rwose nshobora kukwizera. Celine ati rwose ndabizi ko umbona nk'umukobwa nyine utagira umutima nk'uko wakundaga kubimbwira, ariko ndakwinginze nta yandi mahirwe rwose yo kukwereka ko nahindutse kandi ntakiri wa wundi. Niba rero wumva usigaye unkunda koko kandi ukumva warabitekerejeho neza, nanjye mfite kondisiyo zanjye. Uhereye uyu munsi ntabwo uzongera kujya uryama kubera ko umaze gukora urukundo.
Ikindi kandi ugomba gushaka umuganga w'inzobere muri ibi bintu maze akagufasha akagukurikirana kugeza ukize. Ibyo bintu urabinyemereye? Serena ati ndabyemeye rwose, nzabikora n'uwo muganga nzamushaka maze ankurikirane rwose bikire. Serena rero aba yatangiye kurira cyane rwose, amarira ari gushoka. Gustave ahita amukurura akamuhobera maze akamubwira ati ndakubabariye, humura rwose kandi bizagenda neza. Aba rero bombi bahita batangira gukundana, ari nako kandi Celine atangira gukurikirwa n'umuganga, noneho agenda amugira inama amukurikirana, maze ibi bintu bikagenda bigabanuka bigeraho rwose bigashyira neza, akongera akaba umuntu muzima. Hashira iminsi rero maze agateranya barumuna be bose maze agatumira Gustave, baba bari ku meza maze akababwira ati muceceke mwese, mfite itangazo kandi ryihutirwa, nagira ngo rero mbereke umugabo w'inzozi zanjye. Uyu mureba aha yitwa Gustave, ni byose kuri njyewe, ni inshuti yanjye, ni musaza wanjye, ni umujyanama wanjye ndetse ni n'umugabo w'inzozi zanjye. Sinzi rwose aho nari kuba ndi iyo ntaza guhura nawe, yambereye byose kandi amfasha muri byinshi, yaranyihanganiye ntababeshye. Rero ndamukunda cyane, ntabwo mushobora kubyumva, ndetse ndifuza rwose ko no mu buzima buzaza ari we rwose twazaba turi kumwe. Uyu mureba ubu ni we usigaye ari sheri wanjye, kandi ndifuza ko yazaba n'umugabo wanjye w'ubuziraherezo. Barumuna be bahita batangira bagakoma mu mashyi, maze agahita abwira Gustave ati dore rero uyu ni umuryango wanjye, ni uyu muryango mfite. Murumuna we umwe ahita avuga ati wawu, ati ni ukuri muraberanye cyane, ntabwo ushobora kubyumva, ati cyakoze murajyanye rwose, wahisemo neza. Maze undi murumuna we nawe ati uzi yuko neza wagira ngo wari uri kunsomera mu mutima, nibyo nari mvuze, nari ngiye kuvuga maze mpita nsanga urabintanze. Bahita bamubwira bati rero Gustave turakwishimiye cyane kandi karibu mu muryango, ni ukuri ikintu wadukoreye ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko watumye mukuru wacu ahinduka, ubu rwose uko ameze ntabwo ariko twari tumumenyereye, asigaye ari umukobwa mwiza, afite umutima mwiza, araganira kandi akumvikana. Ibyo byose tubikesha wowe, tuzakubaha rero rwose iteka ryose kandi tuzagushyigikira muri byose. Gustave rero abafatanye ikiganza na Celine, maze bagahita bahaguruka bagahoberana. Gustave akabwira Celine ati nzagukunda kandi ubuziraherezo. Celine nawe ati warakoze rwose kuza mu buzima bwanjye, kubera ko wambereye ibyishimo kandi ni nawe wampinduriye ubuzima, dore wambereye n'umuganga wo kumvura indwara nari narabanye kuva nkiri mutoya. Nzagukunda rero rwose ubuziraherezo. Aba bombi bahita basomana, maze uyu muryango wundi ugakoma mu mashyi cyane. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe kugira ngo zijye zikugeraho mu ba mbere. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.